nongeye kubasuhuza abantu mukurikirana ibiganiro byacu kuri Bavandimwe TV, mukabikurikirana buri munsi abantu mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Bavandimwe TV. Tugeze mu isaha yacu nziza yo kwiga ururimi rw'ikigande. Wowe ubonye iyi channel yacu bwa mbere, kora subscribe maze tujyane tubane mu biganiro byacu. Muri ibi biganiro byacu rero biba hano kuri Bavandimwe TV, twigiraho ururimi rw'ikigande ndetse twigisha ibintu byinshi ahangaha kuri Bavandimwe TV. Wowe rero ukurikirana iyi Bavandimwe TV, ndabizi kutazasigara nk'uko uri, uko wayibonye uzi ko izabasha guhindura imibereho yawe. Turi kugendana rero, abantu muguma kubana natwe ndabashimira cyane. Namwe bashyashya ndabakiriye, reka tugende. Njye mugiye kubana banyita Deo MC, ninjye tugiye kubana twiga ururimi rw'ikigande. Obunyogovu ni ubukonje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Umugande waravuga ngo obunyogovu ni ubukonje mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ebugumu ni ubushyuhe mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ebugumu. Fata igitabo unotinge ano magambo turi kugenda tuvuga, maze uzajya uyasubiramo buri munsi kugira ngo ushobore gufata ano magambo iyo tuba turi kukwigisha. Empewo ni imbeho. Embuyaga ni umuyaga. Ururimi rw'ikinyarwanda. Omuzira ni urubura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Omuzira. Wakoze cyane rero kuba wadukurikiranye ukaba ugejeje natwe aho dushoreje. Ndagushimiye cyane wowe wagumye kubana natwe ahangaha kuri Bavandimwe TV, ukemera ukaguma kuri ibi biganiro byacu kugeza aho dushoreje. Twari turi kwiga ibyo bintu rero, ndakwinginze ngo ukora subscribe wowe mushyashya, ukaba ubonye no channel yacu ya Bavandimwe TV, maze ujye ujyana natwe ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi. Amazina rero mwari kumwe nanjye Deo MC, naho ubutaha.